ese kurya amakara ivu naryo bararirya abakobwa cyangwa se n'abagabo, amatafari, umukungugu, ibitomori, gufata amazi bagashyira muri firigo bakahinduka urubura bakarurya bakaruhekenya, ese biterwa n'iki? Ikaze kuri The Kago Spa TV. Uyu munsi ngiye kukuganiriza ku burwayi bwo mu mutwe bwitwa pica butuma abantu bajya ibintu bitari biryo birimo amakara. Muri ibyo bintu harimo amakara, urubura, amatafari, ivumbi. Gasanga umuntu afata akavumbi rwose kuri imvura iba yaguye akagafata akajya arakarikinga nyine akumva ari ibintu byiza kandi biri kumukemurira ikintu wenda abura mu mubiri. Ese biterwa n'iki? Nibyo ngiye kukuganirizaho. Pica ni uburwayi bw'umutwe, ariko before you have to subscribe, like, share and comment, and if you are new, please subscribe kuri The Kago Spa TV because I'm not bringing any shit here. So uburwayi bwo mu mutwe bwa pica ni uburwayi butuma umuntu ajya ibintu bitari biryo, harimo ayo makara, amatafari, ibumba, yaba ari iry'abagorozi cyangwa se iryo mu gishanga, ibiti, ibishishwa by'ibiti byo bita ibikutu, sinzi ukuntu wenda mu zindi nce z'igihugu cyacu cy'u Rwanda babyita, wekenya ibiti, ufata nyine utuntu dutandukanye umuntu agira ukabona ari umuntu wihariye. Abantu benshi baba bifata nk'ibintu bidasanzwe ariko ni ibintu bisanzwe. Ni uburwayi bugirwa n'abantu benshi batandukanye. Ni uburwayi buterwa na stress. Akenshi stress ishobora kugutera kurya ibyo bintu. Ikindi ushobora kubura imyunyungugu mu mubiri, harimo zinc, iron cyangwa se zinc, ntabwo nzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda, ariko nayo kubura iyo myunyungugu cyangwa n'indi myunyungugu itandukanye za calcium n'izindi bishobora kugutera kurya ibyo bintu. Ikindi kintu gishobora kubigutera ni mental health disorder, like ukakireba ukabona mugenzi wawe kugikora kumva wakigana ukumva ni cyiza, cyangwa se ukana kiryo ukumva ni ikintu nyine kiryoshye. Ikindi hari abantu bagira ikibazo ukaburya amakara wenda ku munsi ukafata nka 1 chunk, kanyite kari 1 chunk, cyangwa se ni nk'intongo ry'ikara sinzi ukuntu naryita, ariko ukaburirya waba utaririye ukabura amahoro, kumva ari ikintu kiri kubura mu mubiri, ukumva ibintu byinshi nyine ukareba ibintu ukumva niyo wajya inkoko wajya ukumva ntago biri real utarafata ikara cyangwa se ibumba cyangwa se n'ikindi kintu wowe urya urubura n'ibindi, kuko ubu si uburwayi buhagarara nyine waba utabiriye mu gihe cy'ukwezi cy'imihango ukababara cyane, ukababara. Ese biterwa n'iki? Ikintu cya mbere kibitera nabivuze bwa mbere ni ukubura iyo myunyungugu mu mubiri wawe, ishobora kumva ushaka kurya ibintu nyine bidasanzwe bitari ibiryo, amakara, ibumba n'ibintu bidasanzwe. Ikindi umuntu ashobora kugutesha umutwe juste, abantu bagira stress akumva ko waranywa inzoga, akumva karakinyesha karete nyinshi. Ibyo bintu ni nk'ibyo byose ni uburwayi busanzwe. Niba ufite umuntu ufite icyo kibazo umufata nk'aho ari umusazi cyangwa se ari umuntu utari normal, ni ibintu biri no mu abazungu barabirwara, abantu bose barabigira, nta muntu utabirwara. Abantu benshi dufite okay, nanjye kandi kino uyu munsi niba ntayifite ejo nayirwara. Ni indwara izigishake, ishobora kugufatira umwana, ishobora kugufatira uri mukuru. Plus hari n'abantu bajya amacake yo mu ishuri, kabona umuntu ari kurya amacake kavuga ngo urararwaye. No, nicyo kibazo. Kugira ngo gikemuke rero uzajye kwa muganga niwe ugifite, bagupime ingano y'imyunyungugu ufite mu mubiri. Nimara kuyimenya bazagutegeka maybe ushobora kujya ufata amadoze y'ibinini akongerera bigatuma bishira. Ikindi kuba stressé ukumva ko ariyo nka rifije nyine wenda ari byo bintu biri bukumare stress. Abantu benshi byo biraharimo, by'umwihariko abakobwa turwaye pica turi benshi. Nawe ndi kuvuga ngo ndi kwishyiramo kuko uyu munsi niba ntayifite ejo nshobora kuyigira ejo, ariko ngiye narayigize ariko nafataga urubura rwo muri frigo, nafataga amazi nkashyira muri frigo, then hanyuma yafatanye nyine yabaye barafu nkagenda yashyira mu kanwa yanyongeramo nkumva wawe. Ariko gusa nyuma umuntu yaje kunseka nanjye ndigaya, ndavuga byanteye no mu muhogo wanjye urabyimba cyane bivaho. Ikindi ibino bintu ushobora kwigaya uburyo bumwe nyine bwo kugira ngo iyo pica ikemuke. Ikindi kintu ushobora kugutera uburwayi burimo constipation, ukajya uhora ufite constipation idashira. Ushobora kugutera uburwayi ukashobora kuba warwara kanseri y'ubuhumekero ku bantu barya amakara menshi.
menshi, kuko iyo yakugezemo hari ibintu nyine uba ushaka kurya non stop. Amakara, amabumba ushaka kugutera ikibazo cyo mu myanya y'ubuhumekero. Rero niba ufite icyo kibazo uzagenda kwa muganga bagupime ingano y'imyunyungugu ufite mu mubiri. Muganga azaguhereza igisubizo cyane, cyangwa se urebe umutherapist, umuntu w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe agufashe bikemuke. So if you find this more interesting, please subscribe, like, share and comment. Thank you.